gakora akandi gakora umugabo duturanye yavuze ati nimuntabare tutubaye icubaye iki kuko yari yasinziriye yasamye ati imbeho ngiye mu nda noneho abakonteresigisi babashinyaguza bamwe bati ni ugukubita inda imbeba igasohoka abandi bati reka wumva bashinyaguza abandi noneho bati ni ukoherezamo injangwe igafata ya mbeba abandi bati reka bati ni ukumuha suma yo panya bikarangira noneho igafata ya mbeba ikamupfira mu nda abandi bati reka bati ahubwo ni ukumujyana kwa muganga bakamukorera sezeriyeri ni umusore mwiza ufite fosete azi kuririmba iyo aganira baseka yishimye uwo musore niwe umuhanzi mwiza nkunda umuhanzi nyine ku isi nyine tu ushoboka nemera mu buzima bwanjye bwose uwo nta wundi ni Bruce Melody ngo yanga ikinyafu yahinze ariko nimvira nk'iyo ndirimbo ngo nzagukubita ikinyafu uburyo nyishakamo nibwo nyitangamo uzo nayo mfashe telefone ya mama mpita nukanyira kuri YouTube njya kureba indirimbo ze ikintu namubwira kereka duhuye ariko kandi ndamukunda umutima wanjye wose mwereka yuko udira atari kukubeshya bikwereke rebe hano reba ukuntu useka nk'abakobwa uvuga nk'abakobwa icyo cyose ukaza ugikora nk'abakobwa usa nk'abakobwa mu maso ni icy'abakobwa reba kugira ngo reka yuko atajya mbese ireba ukuntu uri mwiza ukuntu usa nk'abakobwa ukuntu umusatsi wawe umeze nk'abakobwa mu maso usa nk'abakobwa ufite amaso nk'ay'inyana uri mwiza njagora nukuri kw'Imana jewe nukuri hari n'umwarimu yamigishije yarashoboraga agafata abana beza nukuri akabashyira ku ntebe nk'iyo abana birabura yarashyira ku ntebe nkaha abana b'inzobe yabashyira imbere wewe waje imbere naje imbere basi nukuri kw'Imana biwe wari icyuki nukuri nari inshushe basi Guy, waiting your side mirror. Oh my guy, I want to drive now. That situation is not my fault. I see, it's like I run number one song.
ngira ngo nkuko musanzwe mumenyereye nguye no muhungu w'abanyarwanda Jessica wa mipango wabishaka utabishaka komeza umwite umwami w'abagore dere barabintoreye nanjye ubwanjye ntabizi ariko ndabashimira cyane. So ndagira ngo niranye ngira icyo mvuga kuri no saga imaze iminsi ivuga ko ngo witwa Bruce Melody ngo Bruce Melody ngo yaragiye ngarabyimba amabya yuzura gakoroboyi ngaragera aho ngaho aranaturika. No kuvuga ngo witwa Bruce Melody kanegera imbere kugira ngo abantu bambone neza. Witwa Bruce Melody ndagiye ko uyu muhungu afite kuba arimo ari ikirigita maze agaseka. Icyambere na mbere cyo ari abantu bubatse icyo bita legacy. Iyo legacy yubakwa n'abantu nkatwe twenyine, no kuvuga ngo ni ngewe ni Dekati wenda nabo bahanzi bandi bavuzwe haruguru. Bruce Melody arimo aragenda yita abahanzi b'utwana, ariko nabo wamugani we kuba badakora ntago bivuze ko badakora hit song cyangwa se batarekura ikintu kigomba kumara umwaka. Niyo kintu kimwe Bruce Melody atigeze amenya. Bruce Melody numwe mu bahanzi bazamutse ejo bundi tubazaniye Bruce Melody, tumaze kumubazanira tumubonyemo impano, ariko none ahangaha atanye no kujya vumbura akavuga ngo ngo burya ngo za nyoni ngo zari ibyondi ntago ari inyoni. Nubwo wenda umukobwa wanjye bita Meddy, The Ben n'abandi bari aho ngaho nabo wenda badakora buri munsi, ariko iyo bakoze ikintu bagikora bagikoze kikaba hit song ikagumaho. Bruce Melody binyafu turabyumva bikarangira, bakaza ibindi za bado zaje, ariko bado nta nubwo nameze sawa. Nge nkunda kuvugisha ukuri, nta nubwo imeze sawa rwose, n'indi bitari bukonvenka abanyarwanda. Noneho ugashyiraho korabo ya Bruce Melody tuyumva icyumweru bigahita birangira. Korabo z'aba bahungu avuga ngo ntibakora, ese tuzumva icyumweru koko? Mugire mwibazeho maze mugende mukiraho bwa question mark. Ndagira ngo mbereke noneho ibyo avuga ngo uyu muziki ngo murawuzi ngo nibiki nubwo aba bahungu avuga. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo aba bahungu avuga ko umuhungu n'umukobwa, ubwo n'uvuga ngo n'umukobwa bita Meddy n'umuhungu bita The Ben, nubwo abo bantu babiri avuga batari mu gihugu bagihunze, murabizi ukuntu bacitse, ntabwo ari ngombwa kwenda ndongera kabisubiramo, murabizi abiri na kangahe. Nubwo wenda abo basore badakora indirimbo za buri munsi nk'iza Bruce Melody, ariko iyo bakoze bro, ikintu kiraza kigafata. Uyu muziki rero nagira ngo nongere babwire ko nta kintu kirimo. Kuba nta kintu kirimo byo mu bimenyi, niyo mpamvu mubona King James yamaze kwigira mu bigori, asigaye ibigori ngo afite ngo za pate jaune n'ibiki byose, kubera ko uyu muziki nta kintu na gito kirimo. Bruce Melody ndo umuzi. Ejo muri yagiye muri Super Level, murabyibuka ababiza, ndimo nabwira abakurikirana umuziki. Igera muri Super Level yaragiye akajya akora imiziki, tukajya tuyumva bikamara iminsi 2 cyumweru n'ibiki byose. Ese yarari ubwo twaje nge na Dekati tukamutwikira, Bruce Melody akazamuka akabicyamamare, uyu munsi nibwo atangiye kwibagirwa uwambeho. Byaga tumukore nk'ibyo twakoze Amaroni sha. Genda ubaze mugenzi wawe bita Amaroni arakubwira. Genda urebe groupe ngo bita ngo za Active n'ubundi mu groupe ngo bari hehe bro. Iyi showbiz bisaba kwitonda no kwitwararika, bitari ibyo dukubitira mu mavi, ni mu mavi. Nagira ngo mbwire n'abandi banyamakuru nabo batangiye kuza muri ibi bintu bivanga, ibi bikorwa natwe ababloga gusa mwuka byaramwe. Na Yago nagiye kora mbona bijemo. Ndagira ngo nkubwire ko rwose wowe kabyarawe ibi bintu mureke kubizamo, kuko iyi ngiyi ni game idakinwa n'abadorisa. Abumva bumvise. Nose Norbe, umva uzashaka umugore ryari? Ngiye nshaka umugore? Reka umugore niwe uzaza kunyishakira. Kandi nshaka umugore ufite masters. Reka bara ngeze nabonye umugore ufite masters namwiteza. Reka ntago byavamo. Ubwo se nka Shadiba kubwiye kagushaka?
Ubuze afite masters. Keretse igihe nshaka umukobwa ufite masters. Wambwa. ariko buransiza cyane rwose nta sura ukaza na Shadib imbere ya Norbert. Shadib usa afite masters, reka da nta na masters afite uramuzanira Norbert. Norbert sha umusore wihaye, reka ntibibaho. My life, I love my life, I love my life, I love my life. Nyavuga mutavuga I don't care ngo karariciritse karamaze atamuko niba ujye ukibuka uri umugabo uri umuntu w'umugabo ujye wicara wigurira icupa ambonera ye niko kumana nakugukunda gutunga condom really ndagukunda ra wewe ana pasteri wambabara ukamya irangamuntu wanjye ko ari ryo yitaye koko ubivuze neza ni pasteri koko irangamuntu ni yawe kangubaza bazira numve kare yawe witwa nde nitwa banki nkuru y'u Rwanda banki nkuru y'u Rwanda ufite imyaka ingahe 5,000 apu ni yawe ariko kirashaje ariko mujye muri kamaragamuntu yanyu neza sawa sawa dese wagira ngo nta n'umugore gifite wagira ngo ni igisa yore Guys, mureke mbibariza ikibazo cyiza rwose mw'abantu. Ni kangahe the biggest pop star number 1 muri game muri nosi ya ruremo wita Drake Graham ya slidinga muri DM yawe? Ni kangahe? Ni kangahe kuva ryari muhe mwaka? Guys, bimbwira number 1 muri game the biggest pop star akakwinjira kwaje uwo nta wundi yinjira wo bita Yolo the Queen. Number 1 muri game hano nirwa bivago ndababwira bakagira ngo ni imikino. Guys, mureke ibyifitina, mureke ibyiki murangize muzamura amaboko umwami kaze atambuke. Guys, you wanna Graham Drake the biggest pop star muri nosi yemeye akavuga ati nyaboneka kuva nabaho sindabona umwana nk'uyu nguyu. Wowe uri mu biki? Number 1 muri game ahubwo papa lao yubahwe kuva uyu munsi. Ingabire Grace Sentire Noir papa Black Belt igihe kirageze ngo amajigo y'abandi mu bugambo tuyaringanize. Fato mugeri reba umwana sha bari hehe babandi mu bugambo ngo urabona ngo Ingabire Grace ngo ntago yarakwiriye ngo dise nati n'ibiki byose. Fato mugeri Black Belt papa yakurangiza ikosa rimwe amajigo yabona hasi da. Wamubonye Miss Kinyafu oya nako Miss Popularity ageze mu rugo ni show. Guys, uyu nguyu ubona ni ikizigenza wa Liverpool Mo Salah. Hanga hari bahita XA Trading Center aho ikipe Liverpool itorera. Ndagira ngo wumve indirimbo irimo gukinwa muri background bucece ubundi nze nkwihera umuti papa ni Titanic.
bayita fresh igitangaza Bruce Melody. Guys, mbere ko muvuga ibintu byinshi ndagira ngo mubanze mutange respect. Iri zina mujye muryumva muryubahe. Bamwita Gaterina Kiti Bashabe the agent kuva uyu munsi. Nama fresh, murura fresh.